Muraho neza nshuti zanjye, aho muhereye hose, abagiye mu kazi bakibyuka, mbanje kubasuhuza kandi uburyo mugenda mutwigaragariza mudutera inkunga, abandi mukora subscribe, turimo turabikunda cyane kandi birimo biratanga umusaruro. Tumaze kubona abana, ababyeyi, abandi urubyiruko bamaze kuza kutugana kandi birimo biragenda bisa neza. Nk'uko bisanzwe rero murabona ko noneho naje nambaye umwambaro wo mu gikoni. Bisanzwe ndi executive chef, ndi umushefu, ndi expert. Rero ngarutse hano kugira ngo tuganire kuri uno munsi. Ndaje kugira ngo tuganire uyu munsi cyane cyane turaganira noneho nk'uko tuvuga ibijyanye na pastry and bakery, tukavuga cuisine, tukavuga barista. Muri rusange tuvuga ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Tukaba turi aba-expert kandi tukaba turimo dutraininga abantu, tukabahugura, tukungurana ibitekerezo, tugakorera abantu batangiye ibyo bintu, mbese tukabasura nabo tukarasa biragenda bimeze bite, aho bitagenda neza tukabafasha. Rero ni kuri iyo mpamvu nje uyu munsi nkavuga ariko se reka twiganirire. Uyu munsi kuri ibyo bintu tugiye kuganira ikintu kijyanye na patisserie. Ese ubundi muzi itandukaniro rya patisserie na boulangerie? Nibisanzwe rero muri kumwe na Jean Baptiste sindi kubwabo, ndi expert muri hospitality. Rero abantu benshi ntibazi itandukaniro, ariko no munsi ndaza kubabwira itandukaniro rya boulangerie na patisserie. Noneho niturangiza turebe ese ubu wari uzi ko imboga zavamo keke? Wari uzi ko hari imbuto zivamo keke? Uyu munsi rero ndababwira ku bintu bijyanye n'imboga. Wenda mu mboga abantu benshi nabonye bahitamo kumbwira batari ko se ko tujya tubona hari amakeke, nkumva ngo amakeke atandukanye, amakeke y'amaniverisere, wedding cake, n'andi makeke, amatiramisu, amabavaroa, chocolate mousse, creme brulee, black forest, ayo yose ni amakeke. Uyu munsi rero tugiye kwiganira ndetse mbigisha ku buryo wanabikorera iwawe mu rugo. Iriga nta mpamvu yo gusohora amafaranga cyane. Ushobora no kwakira abantu bawe 3, 4, 5 ukabokereza agakeke iwawe. Hari n'igihe uba ufite nk'imbuto zigiye kwangirika ariko uvuga uti izi mbuto ubundi ndazikonserva gute? Rero ushobora kumpamagara nkakugira inama y'ukuntu uzikonserva. Ushobora kuzikoramo keke, ushobora kuzikoramo biscuit, ushobora kuzikoramo amajuice nkakwereka ko bazikonserva. Noneho uyu munsi abantu benshi nabonye bambwiye bati noneho chef twigishe uduhe n'ibipimo uburyo ki twakora wenda keke yo mu mineke. Uyu munsi rero ndababwira keke yo mu mineke. Amakeke ushobora gukora mu maronji, ushobora gukora keke yo mu ndimu, ushobora gukora keke mu mineke nk'uko twabivugaga, no mu zindi mbuto zigiye zitandukanye. Imbuto ushobora kuzikoramo keke rwose nta gitangaza kibirimo. Noneho uyu munsi ntabatindiye, nakonza kubatindira, ndabasobanurira kuntu wakora keke yo mu mineke. Rero mu mineke ushobora no gukoresha goromisheri. Ushobora gukoresha goromisheri cyangwa se ugakoresha twa tuneke twacu dutoya. Ndetse nitwo nkunda ngewe. Hari n'abantu batazi ko turiya tuneke dutoya tuvamo keke. Tuvamo keke, tuvamo n'izindi products zitandukanye. Uyu munsi nibyo ngiye kubabwira. Nabonye ari abantu bahisemo, ndavuga nti rero reka nzi uyu munsi tuziganireho. Noneho ndibaza, gusa muribaza ko keke gatuma tuneke dutoya byashoboka, ariko birashoboka. Noneho muze dukurikire tugenda. Iyo ugiye kubikora rero ufata utuneke dutoya, uratubona twakamara tuba turyoha cyane, ugafata byibura utuneke 10. Utuneke 10 ndajya mbigisha batari kuri tere, abandi batari kubona uko bandika. Ngiye kumanza mbaha ingredient
none nimara kubaha ingredients ndagenda mbahereza noneho n'uburyo ubitegura. Ese wabyokereza kuri kangahe? Ibyo bintu byose ngiye kugenda mbibabwira kugira ngo noneho ubashe kubikora neza. Aha, niba tugiye kuvuga ngo tugiye guhera kuri tuba tuneke dutoya, ushobora kuba tugiye kwangirika, ukavuga uti kandi ukoremo amakeke. Rero ushobora gufata imineke udupiyesi 10 twonyine. Ubwo ibintu ugomba kuba ufite mu ntekereza ko muragenda mureba kuri screen, piyesi y'utuneke dutoya 10. Wamara gufata imineke 10 ugomba kwiyegeza ikintu bita cinnamon. Wamara kuba ufite cinnamon ugomba kuba ufite ikintu bita bicarbonate, baking soda, bicarbonate. Abantu bataza kuza baraza wenda hano turazigira, naza kubibereka muri comment, baza kumbwira aho birabyananiye atasobanukiye ariyo, ndaza kugira ngo nyibereke. Noneho ukaba ufite ikintu bita chapamandazi. Wamara kuba ufite chapamandazi, ikindi kintu ugomba kuba ufite amavuta meza, cooking oil. Ya mavuta meza, ufite amavuta meza y'igihwagari, amavuta ni meza wayakoresha, amavuta asanzwe y'igihwagari wayakoresha. Noneho ukaba ufite icyo bita ifarini. Wamara kugira ifarini ukaba ufite amagi ni wayabura. Wamara kugira amagi ukagira n'ikintu bita kokowa. Ibyo bintu iyo ubifite ubasha gukora keke yawe neza. Ukaba ufite agafuru, ushobora gukora agafuru gatoya, ushobora kubikora agafuru nini. Abashaka no ibyo bikoresho nabo batugana tukabafasha, biba bihari kandi ku giciro cyiza, biba bihari rwose. Icyangombwa ni uko waratangiye, ushobora kuba waratangiye business ariko ushaka n'ibyo bikoresho. Kibaza igikoresho cyiza cyamfasha igihe kinini ni iki, icyo gihe urambaza nkagufasha, cyangwa se nkabikugiramo biroroshye, ibintu muze dukore. Ikindi ushobora no kuba ufite kagafuru kawe ko mu rugo kandi bateka mo hasi hariya rwose, hariya uragenda ukahokereza ya keke yawe ikaza isa neza, ihumura, iryoshye. Ubwo rero twagiye, nimba twabonye banana cake, twagiye umuneke udupiyesi 10 twatundi dutoya, cyangwa mbihere tunini. Ushobora no gukoresha imineke 10, piyesi 1, 2, 3, 4, 5. Ushobora gukuramo keke nini rwose userive nk'abantu 20. Ugafata cinnamon ugomba gukoresha amagarama 100 muri ya mineke 10, amagarama 100 ntoyarenze. Noneho ugomba gukoresha ikintu bita bicarbonate, baking soda, bicarbonate ugomba gukoresha. Ubwo ngubwo ugomba gukoresha udupesi 2. Ubwo ndavuga mu mineke 10. Noneho ubu twatangiye gutegurira abantu banini kugira ngo ntegura abantu banini. Noneho ubundi tuzagabanya bitewe n'abantu ushaka kwakira. Abo bantu wenda njye nihaye urugero, ngiye kwakira abantu wenda 30. Ngiye gutegura cake server abantu 30 bakarya bagahaga neza. Twafashe imineke 10, dufata cinnamon amagarama 100, dufata bicarbonate udupiyesi 2, turangije dufata baking powder amagarama 100 arahagije. Niturangiza turafata ikintu bita cooking oil turafata litiro 6. Noneho dufate ibiro 10 y'ifarini yiri white flour, ibiro 10. Niturangiza dufate amagi piyesi rimwe, amapiyesi y'amagi byibura 80. Dufate n'amagarama 200 noneho ya kokowa. Iyo tumaze gufata amagarama 200 ya kokowa, ubwo noneho procedure uko bitegura, uko ugiye kugenda ubivanga. Ushobora gukoresha umutozo, ushobora kuba ufite umutozi wawe ugafata akabase wagateguye neza ugakubitira mu. Ndabizi mwese mu rugo abantu benshi umutozo barawuzi, wa wundi wo bita fouin. Ukafata akabase kawe wagateguye neza, fata imineke yawe noneho rero uyitonore. Nomara kuyitonora ya mineke yawe, uzane imineke yawe urayitonoye, uyishize muri ka kabase. Umaze gushira muri ka kabase ushizemo
isukari. N'isukari ntago nari nyibabwiye ko ugomba gushyiramo n'icyo bita isukari, amagarama 700 y'isukari. Amagarama 700 y'isukari akaba ariyo ushyiramo. Noneho warangiza gushyiramo ayo magarama 700 y'isukari, ugayavanga na ya mineke yawe. Wamara kuvanga na mineke yawe ukabikubita, ukabivangana n'isukari, ukabikubita. Ukoresha agasafuriya cyangwa se akabasi ugakubitira amagatiza, nukoresha akantu k'akaboro kameze neza gafite isuku n'umutozo, cyangwa ufite imashini ugashyira mu mashini ikayikubita ikayisekura, ukabona pire ikiva, ukabisekura neza. Warangiza imaze kunoga, urazana noneho ugashyiramo cinnamon, ugashyiramo bicarbonate, ugashyiramo baking powder, ugashyiramo ya mavuta, warangiza ugashyiramo na ya magi. Noneho ukabikubita ukabivangavanga n'umutozo wawe, cyangwa se ukabishyira ya mashini yawe ikashimena ikabivanga. Noneho nyuma byarangira uhita ushyiramo ikintu bita amavuta. Usukamo ya mavuta, ukamara gushyiramo amavuta ugashyiramo bicarbonate, kokowa. Wamara gushyiramo kokowa n'ifarini, ukabivanga ukabikubita. Warangiza ubu tugiye kubyotsa, nta kindi, twihuse. Ugiye kotsa keke yawe yamaze kuboneka aho ngaho. Deja urotereza kuri 180 ziriya furu nini, wokeza ku 180 ubushyuhe bwo hejuru, hasi ukokeza kuri 220. Aho ngaho uza kubona ke. Noneho abandi dufite twebwe twatundi two mu rugo, urumva nimba ugiye ukora abantu 10, bya bintu twafashe, urafata agakaramu kawe ugabanye neza, wenda ukoresha imineke 2 kuri bya bipimo. Uwo biraza kunanira we yanampamagara, nimero ziri kuri screen, arampamagara mufashe undi, cyangwa se aze adusange Kabeza bafite office, noneho nawe tumufashe mu buryo tumuha na recipe akava aho ngaho anabikoze. Noneho ku bantu bafite agafuru gasanzwe ko mu rugo, urabona hari furu ziba zifite wenda zigeza kuri 250. ni ukuvuga ngo nazo rero hejuru hejuru urashyiraho amagarama 200 muri 220, hasi ushyiraho 250 kuri za furu zisanzwe zo mu rugo. wotse uraza kubyokereza hariya, urashyiramo iminota 30. Nyamara ushyira iminota 30, iminota 20 nishira urahindukiza. Nabonye hari amafuru adahishiriza hose icyarimwe. Ufata uruhande rwo washizemo, reba hirya, urubirindure, urugame uzane uruhande rwo hino. Muri makeya icyo gihe uraba ubonye icyo bita banana cake nziza nziza cyane. Rero murakoze, mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, kugira ngo bino biganiro byiza bidufashe kugera ku bandi bantu bose. Abandi bantu bashaka bakwihugura, bashaka kuba patissier, bashaka kuba bakwiziniye, ni karibu hano tubafashe kuba training. Udafite akazi yarabyize, ni karibu hano tukamuhugura, twamara kumuhugura tukamuhereza akazi hano karahari. Ariko akazi ugomba kuba ubizi, ntabwo ugomba kujya kwigira mu kazi, ahubwo ugomba kuba ubizi. Ndetse tukaguha n'icyangombwa yuko twebwe twaguhuguye ibintu tuhamya neza yuko utarizi. Ntabwo dushobora nimba ukeneye umukozi w'umunyamwuga, tubaze. Nimba hari abantu ufite mu kazi ukabona barakora ariko ntibakora neza, begere tubaguhugurire, tubongerere ubumenyi, ahasigaye bakora akazi kanoze. Nimba ufite n'umukozi wo mu rugo nawe byabuko, nimba hari inshuti yawe ushaka guha bonus, nawe yatwegera tukamufasha, ndetse akagira ubumenyi buhagije akihangira umurimo. Rero ntuzakore abantu kandi akabonus. Nanjye natanze akabonus. Hari umuntu ujya gukora kantine, bimaze kantine ukavuga uti ko mfite 2 miliyoni sizavamo kantine. Nibyo zavamo kantine, ariko kantine buriya ikunda gucuruza amasinakisi. Wino wige gukora sinakisi, wige patisserie, wige na bakari. Gusa nurangiza tuguhereze bonus yo gufasha gutangiza bakari yawe kantine yawe y'ukwezi kose, tukuri inyuma tugufasha ngo bigenda gute. Urumva icyo gihe ububizi niyo umukozi ukeneye umuntu ugufasha, umukozi we icyo mukorana gusa no kumwereka mukagendana, akaba n'umwunganizi wawe. Igihe hatabonetse akazi ntago gapfa,
twatangiye kwandika rero nk'ibisanzwe, turimo turandika ikintu kiriho abantu 10 ba mbere bafite discount y'amafaranga ya discount ya 25%. Rero ni karibu Mukagera Hospitality Solution. Rero wiheranwa n'agahinda kuba warize hospitality ukaba udafata amafaranga, ni icyaha. Rero ngwino nkwereke uburyo ufata amafaranga mu buryo bworoshye. Nimba urugero none se ni ikiro kimwe cy'ifarini, ikiro kimwe cy'ifarini ntago cyakunguka amafaranga ari munsi y'ibihumbi 9, kandi tukigura 1,500. Ikiro kimwe cy'ifarini ibihumbi 9. nawe hari ibintu byinshi byo gukora, ariko ukeneye ubujyanama. Yifungura, wikora canteen, wikora coffee shop, wikora mini restaurant, udafite ubumenyi menya nibi. Ibi rero ukwiye kuba ubizi, kuko ibintu bituma ya restaurant yawe, ya canteen yawe itera imbere, abantu bayigana, nuko wakoze ibintu byiza kandi igihe gitoya cyane, no tukaguhugura ukagenda utera imbere buri uko bwije buri uko bukeye. Ngwino tukugane natwe utugane, dufatakanye, tuzamurane. Ni karibu, murakoze cyane. Mwari muri kumwe na Executive Chef Jean Baptiste, abandi mu expert muri hotel. Rero murakoze, turi kumwe. Ciao ciao, naho ubutaha.